APR dukunda mu gutwara ibikombe n'urucabana ikipe ari n'igi bintu byo kuyivugaho biba atari byinshi atari uko bidahari igikombe bizahanukire abandi tutinyamara imakipe arakomeye nibyo ni hatari ariko iyi kipe ikubwira iti amagambo make ibikorwa byinshi bati turavuga bikeya dukora byinshi cyane ngo mu kwa 10 Jangwana araba yakijyanye. Jangwana yaravuze ati ibintu bya bitegugereza mwaka sitaki igikombe ndacyambukana bose bamwita Sa Jangwanovic. Uyu mwaka we ngo na David Beckham niyo bahawe titre ya Sa bonyine ariko man ukuntu ibi bintu byabaye ukuntu batangaje hari umuntu ushobora kuba warishimye cyane mu bihe byo gutsinda undi akishima nyuma yo gutwara ibikombe kuko Wasiri navuga ko ari we muntu wazanye udushya cyane arishima cyane ariko Jangwana yaje kwishima nyuma yo gutwara ibikombe nawe kuko nibyo epi ari kubwira iti twebwe abantu bare shampiyona ni marato birukanka ari ku gikombe sprint finale ni yaje agiye gusohora indiri yarasohora indiri bari ku gikombe ntacyo yatwaye ayo kanwe nakibagira rwose wowe ita Wasiri yateguje ati igiye gusohoka vuba cyane bahita 11 n'abazungu Jangwana ati ngo nabirwamaga abazungu birwamagana cyakoze reka nkubwire iyi shampiyona iri muri shampiyona tugiye kureba iryoshye bitewe nuko amakipe yacu meza abiri wavuga he ahagarariye ayandi azaba ari no ku ruhando nyafurika uzavamo mbere niwe muntu uzakarangwa cyane noneho ibintu bizaba bikomeye imwe igeze mu matsinda indi gatwara shampiyona umwe ashobora kukubwira ati twebwe se wabonye ahantu twageze ati ibego ni ruri ati ibi bintu byanyu bya shampiyona mujye mubyihorera ati twe turi hariya ati bareke bayitware reka mbanze ndebe abafana ba APR barahari muri comments ko mbona muta APR terekamo agatima k'umweru n'umukara umweru n'umukara baterekemo turebe niba bahari cyangwa bareyo ariko sfere zimeze twigira imuhanga nyine bwo mu kanya gatoya APR yari ifite umukino wa gishuti wari uteganijwe ku munsi w'ejo ariko byarangiye utabaye kubera ko APR nyine itabonetse yagombaga gukina na Mukura iti turakiniye Huye APR iti turakinira Ishyorongi birangira match itabaye Mukura yikinira n'Intare nyine itsinda igitego kimwe ku busa abafana ba APR muri hehe APR ku mutima Habineza Protégène Kigali Trends Jean Jadot ndababona cyane abandi bafana ba APR muri he APR yamaze kudeciding ibintu bya transfer byayo yashyize akadomo yaravuze iti bandi mukomeze mugume mu isereri zanyu birabareba twebwe twarasoje kuri miliyoni zayo 430 Amos iravuga iti idirishya turarifunze iyo bita transfer window birarangiye APR iriyubatse nta kindi tubaza ikipe ya APR navuga ko yiyubatse uko bishoboka muri iyi sezo yazanye imyanya buri APR hari ikintu iyi sezo nibura yakosoye ubona ko ni ikipe nibura ijya ku isoko ivuga ati bagatagitinga ati tugiye kugura uyu mwanya uyu n'uyu bitewe n'uwo twari dufite ibyo yakoze bitewe n'ibyo yagombaga gukora bitewe n'ibyo twamusabaga ntabwo ari byo yaduhaye ahubwo reka tugende tuzana undi uhereye inyuma babugingo ariko ahanini transfer ziremereye ikipe ya APR yakoze nibura ni mu gice cy'ubusatirizi cyane rero ikipe ya APR yinjijemo abantu barabaza abakinyagiye yinjizamo ahubwo abantu bakibaza bati ikipe ya APR kimaze iminsi ikina imikino ya gishuti ariko yakinye na Gorira ikina na Gasogi ikina n'Intare ibitego byo ni byinshi yatsinze Intare ibitego 4
itsinda Gasogi 4 na Gorira 2 niba ntibeshye baranganyije Gorira 2-2. urumva ko ikipe ya APR nibura mu gice cy'ubusatirizi iri gukora ariko ibitego 10 mu mikino 3. ariko abantu bakavuga bati amakipe bitewe naho APR yibarira bitewe naho APR ishaka kugera mu matsinda abantu bakavuga bati ayo makipe ntabwo ariyo twapimiraho abakinnyi ariko pre-season niko igenda utangirira ku makipe asa nk'aho ari hasi ukagenda uzamura uko abakinnyi bagenda bamenyerana abari bashya ukagenda uzamura ya mikino iremereye ikazajya kuza ikipe yaramenyeranye ariko ngiye kwitsa ku mukinnyi bita Memer Dao umukinnyi ukomeje kwigaragaza azaca impaka pe buriya akenshi umukinnyi uciye impaka match zitaranatangira abantu bakavuga bati n'umukinnyi mwiza bigaragara akenshi no muri shampiyona ntabwo aba mubi ikigaragara nuko Memer Dao azatanga akazi ku makipe agiye atandukanye azafasha ikipe ya APR navuga ko kugeza ubu bitewe n'imikino APR imaze gukina uwitwa Memer Dao ni signing nziza cyane n'abitwa ba William Togi navuga ko n'abakinnyi bafite profile nziza niyo yaba ataza wenda agahita atsinda ibitego byinshi ariko n'umukinnyi ufite experience profile nziza navuga ko nawe hari ibyo azatanga cyane APR bitewe nuko yaguze bitewe no mu kwa mbere buri hari yaguze navuga ko yakoze signing nziza cyane Shema hari ikintu APR uyagiriza hari icyo ishinja rwose ko ibintu byayo barabisoje kare aya nta kintu nyishinja imyanya yose yaradanangiye mugani wawe kuva imbere kuva inyuma kugera imbere hose ndabona nta kintu nayishinja umutoza Taleb Abdurrahman we ariko ngo hari ikibazo kiri kugenda kivuka muri ino minsi muri izi pre-season match bari gukina ate kumugaridiye biri kugenda bigorana uwa kabiri ariko kuko wa mbere ari tayari wa kabiri nyine n'ubundi nawe ndi kubona bari Adolphe match imwe nayo itaragenze neza ni yagorira ariko makufra rwose agarura muri box ariko ndabona ikipe ya APR yaradanangiye kuri uwo mukinnyi Memer Dao we namaze nanjye gukonfirma ko ku 10 rwose azaba haryamye uwo tutarabona neza ni Togi William ndi kubona si ari kubigendamo neza niba atari ibya pre-season niba atari ibya pre-season ibitego 3 muri match zigera muri 3 bakinnye n'Intare Gasogi na Gorira ko nari umukinnyi uri kwitwara neza cyane ariko urebye ku mwataka w'amatapini n'ubundi bashaka umwataka ufite aggressivité umwataka ufite iyo pressing ngiye cyo mbona muri filozofi z'uno mutoza Taleb Abdurrahman filozofi ze zitandukanye cyane n'iza Froge zitandukanye n'ubita Darkonovic kuko Darkonovic na Seri Froge wabonaga ko ari abantu abugarizi cyane uko bataka ariko iyo urebye umusore Memer Dao uri kugenda konveka abafana ndetse n'abatoza b'ikipe ya APR FC ndetse n'abakunzi ba ruhago muri rusange mu Rwanda umukinnyi ubona afite pressing wakubitiraho Omedi nubwo nawe yari yaragiye mu gihugu cy'Ubugande yarya yakinnye match imwe si Intare yonyine yakinnye niyo yagaragayemo kuko ubundi yari ari Bugande ubundi twabonaga akinisha Haji tukabona hanyuzeyo Gilbert ariko urabona ko ikintu umutoza Taleb ari gushaka mu bakinnyi ba APR n'ubundi ni pressing bagakinana imbaraga nyinshi ku buryo ari kuvuga ati amasegonda 40 arahagije kugira ngo adversaire ubumwatse baro cyangwa opponent ubumwatse baro ubundi tutangire tuyikine tuyihererekanye mu kibuga cyacu tubashe no kuba twabona ibyo bitego APR wari ugikomeza oya nari APR ibyayo navuga ko yabisoje kare ariko bikanaba byiza ku bintu yakoze target ifite icyo ishaka kugeraho nyine muri proje yayo imaze imyaka nk'itatu itegura ariyo proje y'amatsinda atari proje yo gutwara shampiyona icya mbere ni abakinnyi bagomba kuba baziranye bamenyeranye
icyo kintu yabashije gukora ikintu cyo gutuma abo bakinnyi baziranye abenshi bagumana. uvuga ngo abeza yari ifite yarabagumanye. Yego irekura ahubwo bamwe batabonaga umwanya n'abari basoje amasezerano nabo itabonaga mu mushinga wayo iri gutegura. Yego. Noneho buyo yongeramo abandi bashobora kuza gusimbura ba bandi noneho bafite ikintu babarusha kuri target bafite nk'abo ubwabo. Urumva? Ariko nge nyine nemera ko uruhande rumwe APR hari ahantu ngiwe ntayibona bitewe nyine na recruitment yakoze. Uburange nemera ko Traoré iyo ushaka kwiga gutwara imodoka umuntu ufite perime niwe ukwigisha. Iyo ugiye kwigishwa n'umuntu utarabona perime ari kuyizi arakuyobya, hari experience bura atabafite, arakuyobya. iyo ushaka kujya mu matsinda uzana uwayagezemo yazi ugifite n'iyo nyota yo kuyasubiramo agufasha muri urwo rugendo. Iyo uzanye umuntu utari wagerayo uri kubyiga nkawe wowe ubwawe hari aho bigera nawe ubumenyi bwe bugashira. Kubwo atano sinigeze mbigeraho ubumenyi wamuvomagaho nyine bukarangira. Yego mu bakinnyi ya APR ifite Traoré abakinnyi bageze mu matsinda ni bangahe? Dawuda yageze mu matsinda. Oya birangora kubimenya ariko oya Dawuda yageze bishoboka byaba nka Lamptey. biransaba abakinnyi bageze mu matsinda APR ifite. Ariko Nerva yewe ukiri aho ngaho hari akantu gatoya tutemerana. Nta kibazo. Njyewe nemera ko mu gihe kugira wenda ngo ugire aho ugera ntabwo buri gihe ahubwo birafasha bishobora no koroha ariko ntabwo buri gihe ari uko wagufasha kugera aho ngaho ari uko yaba yarahageze. Ahubwo njyewe mbona ko wagufasha kugera aho ngaho ni umukinnyi cyangwa se yaba umutoza ni umuntu bimerita kuko reba nk'ejo bundi mu gikombe cy'isi cy'amaklub ikipe ya Chelsea yagitwaye uwitwa Enzo Maresca CV yiwe profile yiwe ntiri hasi. Hari ikintu kiri aho ngaho gikora stati y'ikintu ekipe ni ikintu nacyo giheka umuntu we mu gihe rero iyo kipe itageze kuri icyo kintu idahari yo ubwayo wowe ugashaka kuzana umukinnyi nawe utarahageze ni ibintu bibiri ni umunzani uba ureshya ntabwo kimwe kiba kiri aha ngaha. Ariko iyo ekipe yagezeyo umunzani ubura umukinnyi abantu bari muri ekipe imbere barakubwira ngo twe twageze aha ngaha ejo bundi we turashaka kujyayo. Iyo umukinnyi yagezeyo ariko nabwo biterwa uwo mukinnyi biterwa na profile afite. Wenda ushaka kuzana Tadero wanga nawe kubera hageze cyo kazana na Bashay Bobo ariko nakubwira nka rya jambo nigeze kubabwira ntitwemeranye ryo kurya igisheke igisheke ukakimaramo ubunyunyuzi ukagitereka aho ngaho wenda n'urugero cyangwa ukarya shikarete iyo wamaje kuyikanjakanjaho iminota nk'ine ukayisubizaho uburyohe bunyuramo ubushiramo. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ahubwo icy'ingenzi ni karite z'abo bantu ureyo yagezeyo ari nde wagezeyo nyine urumva amatsinda habaho na factor chance ariko nyine kugira ngo predicting irare yose ariko predicting ati zagerayo biterwa nyine na karite wazanye ukavuga ati nazanye no mukinyi karite nizo za mbere ahubwo icyo ngicyo wari uvuze kiza ari cya kabiri icyo ngicyo wahageze ariko karite ari za mbere turemeranye. Ariko ubu ngubu APR nyine benda nuko umuntu ashobora kuvuga ngo ifite abakinnyi beza bari lokale abo banige na Kerema baruboneka ba Dawuda n'uwo Memeri Dawu yongeyemo ariko nta mukinnyi uzi ayo matsinda mbisubi wenda ndeka mbivuga bagiye yuno mwaka bishobora kuba bitewe na projet bubatse wenda bo bashaka kubyishira akavuga ati ibyo twubatse birakunze ariko ngiwe bagiye uno mwaka byaba ari ukuntungura bagiyeyo batagiyeyo ntago nge nahita mbabwira ati iyo projet muyireke ahubwo mukomeze mutegure murebe aho izo mushaka kuvuga ati reka dushaka izindi elema
ziri kuri standard nziza nk'ebyiri nazo twongeremo zagiye muri ayo matsinda ariko none ahangaha njye mbona APR itagiye mu matsinda njye nta mabuye nayitera ubwayo ku giti cyayo amabuye wayitera ariko nyine akantu wakomoje natwe niko tutari kwemera kuba ufite umuntu utarageze muri ayo matsinda cyangwa se wenda wowe utarahageze ngo biba bigoye nyine bibarise nabi ariko ngenda guha urugero rumwe sibyo hari ibintu biba bishoboka ariko bifite amahirwe make yego aho ngaho ibintu byose birashoboka nta kintu ni nko kuvuga ati nta bintu bidahura muri football ibintu byose birashoboka ariko hari biba bifite amahirwe make football nemera ko ibintu byose bishoboka cyane kandi football ntago ukurusha gutsinda nkuko tubizi mu mikino y'amaboko sibyo iki cyo nemera ndaguha urugero abafaransa bari baratwaye Coupe du Monde 2018 yego bahura na Argentine ya Messi nta numwe wari uzi ngo nabandi bari ba Alvarez bakizamuka na ba Enzo Fernandez kumva bari bahuye na Swad imaze kuyitwara n'ubundi itarahinduka yego iyobowe na Mbappe ariko bageze finali nyine iyo nyota iragaragara yuko Argentine itaragitwara yego baragitwara urundi rugero rwiza muri Paris Saint-Germain umukinnyi uzizi ligue biragoye kugira ngo umubone rwose wayiteruye biragoye ubase harora biragoye ntago wamubona na Dembele yavuye muri Barca 2015 yitwara ntago yari ntawe ari urimo ariko iyo nyota yigejeje kuri finali ikipe inyabiko 5 tugaruke muri Afrika Mamelodi kuri finali na Pyramide ntago yari izi ngo bisa gute nta nubwo yari izi ngo kimwe cya kabiri gisa gute na Mamelodi yaherukaga 2016 ariko yaragiye Pyramide irayinyabika nk'umwana match ebyiri ariko hari ikindi kintu buriya uremera ko buriya mu ishuri yego umuntu ubutwaye abanyeshuri ari umwarimu iyo umwarimu ari mwiza uremera ko abanyeshuri bagira amanota meza bakaba n'abambere mu karere iyo umwarimu atari mwiza urabizi ko abanyeshuri bashobora kuba nyine umunyeshuri ashobora kugira n'amanota 70 ariko atabaye uwa mbere mu karere ariko iyo umwarimu ari mwiza ushatse kuvuga Scaloni nako ushatse kuvuga Enrique nshatse kuvuga Enrique ni umutoza wa Pyramide icyo gihita nk'urugero rwa Scaloni nkaguha n'urugero wa Pyramide wenda sinzi ngo yageze hehe ariko ntabwo ari Lionel Scaloni nzi neza ariko wemera ko Elema Argentine yari ifite zari nziza nyine ahubwo nyine ni rwo rugendo ndi kuva APR n'ubu ngubu ikiri gushaka yagumanye abeza yari ifite karite nziza turabizi ko mu Rwanda APR yari iri mu makipe niyo kipe yari ifite abakinnyi beza ubundi kurenza abandi yari ifite abo ba Dauda yarabagumanye ifite abo ba Ruboneka ifite Creme uri kwifuzwa yagerageje yamugumanye ifite Claude uri kuvugwa muri Simba yamugumanye yongeyeho Memere Dao yongeyeho aba bakinnyi bose baba backup ba Bugingo Hakim yongeyeho baba bana ba Alexi n'imbere yongeyemo William Togi kandi yari ifite na Mamadou sibyo urumva ni ikipe n'ubundi ishaka gupuza yageze first leg yarayirenze ya kabiri biragorana ariko yari yagerageje umwaka wabanjije yari 6 na Pyramide iragabanya bigera kuri 3 kandi ubona ko byanashobokaga yavuye mu mukino bitewe n'imikinire yo mu toza cyangwa se urwego rw'abakinnyi